bangana gutya baza guterana, ariko Imana neza ikaduha umwanya. Imana ihabwa icubahiro. Dushimye abantu baje guterana, n'uzukuri byasaga nk'ibigoye. Hari umusaza twahuye yugamye ahantu ndareba, mbona abantu bagize ishaka ryo guterana. Imana ibaha umugisha. Dushimye ababyeyi, dushimye abamama, dushimye abapapa, wese wagize inyota yo guterana. Imana ibaha umugisha. Hari ikintu maze iminsi ntekereza, nagitekereje mu mvura iri kugwa. Siryo jambo ndi buganira, ariko maze iminsi ngitekereza hejuru yuko iyo dukunze Imana tukayishakana umwete tuza tuyibona. Ni ukuvuga ngo Imana ishaka ko tuyishakana umwete wacu wose, haba mu mvura, haba mu zuba, haba mu gihe gikwiriye, haba mu gihe kidakwiriye. Imana iradusaba gushakana Imana umwete. Amen. Hari ikintu njya nkunda kubitekerezaho, ni ukuvuga ngo abanyakazi nta wigeze amenya ko imvura yaguye, sibyo? Byari byose ntiwogera mu ngo ngo usange ngo umunyakazi ngo araryamye. Ni ukuvuga ngo yiyaranje arabyuka amasaha asanzwe agerera muri biro yari yagezeyo. None mutekereze Imana. Kandi iteka iyo umuntu akoresheje ikintu cy'umwete, buriya mu kazi n'iyo umwaka ushize cyangwa igihe runaka, hari igihembo runaka agenerwa. Hari igihembo runaka bamugenera akavuga ngo bikurikije ukuntu wagize uyu mwaka umwete turakugenera. None mutekereze Imana, ibzacugana biza bihembwa n'Imana. Rero Imana ikomeze iduhe umwete. Amateraniro ntagasibe ngo nuko habaye imvura, ngo nuko habaye indi mpamvu yose. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nari nditekereje mu ijambo Yesu. Ijambo ry'Imana rizavuga ngo Yesu yirirwaga abwiriza abantu ngo bwira akaja ku musozi wa Elayono, ngo bwaca ngo bakamuzindukaho kugira ngo ababwire ijambo ry'Imana. Ako Yesu ni Yesu. None natekereje nje nyine ndavuga se Yesu yarabeshejweho niki? Niba ubuzima bwe bwarabaye ijambo ry'Imana, bwira akazamuka umusozi, bwaca mu gitondo muri niba turi bakamuzindukaho. Nza gusanga mu mubwiriza hajya ijambo ryiza riza rineneseza rivuga ngo Imana iziha abanyabyaha kuruha ngo bagatunga bakiranutse. Ibyo ari byo byose Yesu nawe haraba yagendaga bamufashisha ibyabo. Ni ukuvuga ngo nari ngitekereje nyine ukuntu Yesu yabayeho atazakora, ariko abeshwaho n'abandi. Ibyo ari byo byose ibintu bya Yesu, umuntu yobijamo neza byogenda neza. Haleluya. Umuntu abyinjiyemo, Imana yokoresha abantu. Tekereze kwicara gusa ukazutungwa n'abagore bari mu ngo zabo bakagupangira rasiyo ya buri munsi ya buri munsi. Ariko Yesu nawe nuko atari umugabo w'iki gihe, ako sinzi iby'uko byogenze. Abagabo bomutamiye bakamutamira, tekereza buri gitondo arindira uturyo tuturuka mu bagore. Nyamara tugira umwete wo gushaka Imana. Haleluya. Twiyongeze mu mwete wo gushaka Imana, kuko abayishakana umwete bose bazayibona. Muri biri jambo ry'Imana zavuga ngo abayishakashaka bazayibona. Rero Imana yatugiriye neza, abangana gutya twagize umwete. Nari mbivugiye kubera ico ngico, tugira umwete mu bintu byose, tubikorana umwete. Umuntu iyo ashaka amafaranga azakoresha umwete. Uramutse ugize ubunebwe ushaka ifaranga byokugora. Ni ukuvuga ngo bakire ukuko barakora amanywa n'ijoro, ntibazamenya ngo imvura yaguye, ntibazamenya ngo kubera ko bakeneye ifaranga ko ziyongera. Kandi koko bakazibona. Ikintu cyose umuntu akoranye umwete azakibona. Rero kubera ko tuba tuje imbere y'Imana, tuza dufite umwete wose. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Ijambo natekereje kandi n'umwuka w'Imana wari impaye hejuru yo kwirinda kuba indorerezi mu nzu y'Imana. Iryo ni ijambo ryoroshe n'umwana yorifata, hejuru yo kwirinda kuba indorerezi, hejuru yo kwirinda kureberera mu by'Imana. Amen.
Yakobo ibice 4:17. Twakiriye n'abari kudukurikirana. Imana yo mw'ijuru ibaho umugisha. Dusangira ijambo ry'Imana. Yakobo ibice 4:17 haravuga ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubera icaha. Ni akajambo gato buri muntu agafate, kandi ndigisha buhoro, ndagenda nzamuka ariko ndigisha buhoro cyane. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubera icaha. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuze ngo umuntu uzi gukora neza ngo ntabikore ngo aba ari icaha. Umuntu uzi gukora neza wese ntabikore bimubera icaha. Natekereje iri jambo, buri ijambo ry'Imana ntabwo riza ripfa kwandikirwa wenda ridafite impamvu. Rimwe na rimwe ushobora kumva ari umurongo mugufi. Uzi gukora neza wese ntabikore bimubera icaha. Ndakunda gutanga urugero nko mu rusengero, nk'uko turi mu rusengero. Ibyo ari byo byose umuntu ufite impano ya protocole, hari ukuntu aza yamareba akamavuga ngo abantu ntibicaye neza, bikamubuza amahoro. Kandi naratangaye ikintu ari ic'ubuntu kiza kimubuza amahoro. Umuntu akabura amahoro, akavuga ngo ko ndabona uburyo abantu bicaye. Ntabwo ari byo. Kugeza igihe umuntu azahaguruka mu itorero ritarige akabwira aba protocole bakavuga ngo ndabona mwicaje abantu nabi. Hari umuhungu twagiye kukirira ubushize bari kuba bamuvugaho icyo kintu, ngo iyo ageze mu rusengero rwo ariko rwose kubera ko Imana yamuhaye impano, ngo yakoraga impano yakoreshaga protocole, ngo agasanga abantu bicaye nabi, ngo akababwira ngo nimwicare gutya ari umushitsi. Ni ukuvuga ngo umuntu ushinzwe ikintu cya protocole bukuru kuyobona ntaye nk'aka kamushware hasi kuwo mujena kakamujena agahumeka ari uko bagafashe kagapapuro kogo hariya gusa twese twatubyina umuntu akitera agapapuro akazabyina yigendera. Iwe biza bimujena akavuga ati si kari agapapuro ni gute kari hariya, akaruhuka ari uko agakuyeho. Bishatse kuvuga iki? Umuntu wese uzi gukora iciza mu by'ubwami bw'Imana ntagikore bimubera icaha. Amen. Nzankunda kubwira abaririmbyi ugasanga umuntu ni umuririmbyi mu rusengero rwabo umuriro waratse, yagera aha ngaha akareba ukuntu byapfuye akazamba akomeza akicara ngo ntago ari iwacu. Umuntu wese uzi gukora neza ntabikore. Ni ukuvuga ngo uze wirinda utazaza utahana icaha. Kandi hari ikintu namaze kureba ku ndorerezi. Indorerezi ibyo ari zose, indorerezi nizo zazimenya amakuru y'ako karere. Indorerezi, umuntu waje ari indorerezi azi kugenzura ibintu. Niwe mwobaza mukavuga ngo se batangiye sangapi, mutubwire amafuti yabayemo, kuko we ni indorerezi ntari mu kazi. Ni indorerezi, ni ukuvuga ngo amaso ye gusa ari ku mafuta ari bube, ntari mu kazi. Kuko iyo umuntu muri gukora mwese, ni ukuvuga ngo iyo turi aha twese turi kurimba cyangwa turi kuramya cyangwa turi kumva ijambo ry'Imana, nta muntu ushobora kumenya ikintu cabaye inyuma keretse protocole ubu wabigenzura. Ariko indorerezi niyo ya mbere izi kubwira ngo umuntu wayoboye yamatangira avugira ijambo. Hari genzangira hanze numva abantu babivuga nkatangara ngo yavuze iri jambo ngo avugire, bagafata ijambo ry'Imana bakama bari byaza mukundi ngo yarashatse kuvuga ijambo ry'Imana. Muri make indorerezi nizivuga ikintu hanze kikumvikana. Timurako twagize amateraniro meza, indorerezi yo bari indorerezi yogera hanze ikavuga ibibazo byabaye mu materaniro. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu uzi gukora neza, haleluya, ntabikore bimubera icaha. Umuntu ufite ico yahindura ntagihindure bimubera icaha. Hari abantu nakomeje gutekereza bagiye
baba abantu batareberera bakora mu gihe cyabo, bakora ibyiza, akora ibyiza mu gihe cye, kandi rimwe na rimwe atabishinzwe, ariko akitumbuguza ahantu agakora ikintu atabishinzwe kubera gusa kwirinda kuba indorerezi, akavuga ngo aka gace ngezemo birasaba ko ngasigamo Imana, birasaba ko ngasigamo impinduka. Samweli wa mbere 17 tugiye kureba bazamugororera bate? Mbese uwo Mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni umuntu ki? Abantu baramusubiza bati uko niko bazagororera umuntu uzamwica. Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramubaza ati wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ku mutima wawe ko wazanywe no kureba intambara. Dawidi aramusubiza ati mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu. Amutera ngo yerekera undi, nawe amubaza bene ibyo. Abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga, bayashengerana kwa Sawuli. Abyumvise aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima, nawe umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli asubiza Dawidi ati ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu, zigakura umwana w'intama mu mukumbi. Narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akanwa, nkayitanyagura nkayica. 36 Nuko uwo mugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'umwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Amen. Amen. Uyu mugabo ni Dawidi, ariko Dawidi ni mwiza wacu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bakuru be bari baragiye ku rugamba, Eliyabu na Abidamu na Shama. None ngo ise aramubwira ati ndashaka kufata amagerero, ndashaka kufata amafunguro ukaja gusura bakuru bawe ku rugamba, ngo amuhana amavuta ngo azashira umwami. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Dawidi aragenda aja gusura bakuru be. Ahageze asanga bagiye ahantu bashobora kujya kugwanira cyangwa kwitoreza urugamba, ngo asiga ibintu bye ngo aragenda. Kujya kigenda Goliyati ngo araza. Bibiri yavuze ngo yageze yiyamira, yageze avuza induru, akavuza akaruru, akavuga ngo mw'Abisiraheli, mwe mwangabo z'Abisiraheli, muri mwe nimuze ntihagira umugabuza, ntihagira umugabuza. Kandi ngo yiyamira, ngo Abanyesiraheli bose bakagira ubwoba. Hari ikintu cantangaje, ngo bama batangira kuvuga ngo kandi mwami yaravuze ngo uzatsinda uriya Mufilisitiya ngo azamugororera. Bari kuvuga bisanzwe. Dawidi ngo barabyumvishije kuko yagiraga umwuka utazureberera. Amen. Arabyumva cyane, ngo atangira ko aravuga ati ni gute umwami yavuze? Mwami yaravuze ngo umuntu uzica uriya mugabo azamuha umukobwa, azamuha ifaranga, kandi urugo rwase ruzaba mu mahoro. Mukuru we ngo atangira kubona ngo ari kubaza amakuru, ngo aramusanga aravuga ati bite hari ukuntu yasuzuguye intama, yavuga ngo se twadutama ubundi wageze udusize gute? Dawidi ngo abona ko ari bumuca intege, ngo amutera umugongo, ngo arakomeza,
ngo ageze hirya kandi ngo aravuga ati nkugize gute nkoze iki niki ko abantu baza niki ngize gute ariko natekereje kubera ko yarazi ko buriya yagiraga umwuka reka nkite wenda nagahaye ariko agahaye nika umwuka wifuhe yo gufuhira ibintu byiza ngo arangije ngo arongera arahindukira ngo bazunde ati ni gute hajya yavuze Dawidi aravuga ngo nje uriya mufilisitiya uriya no mwica kubera ko yasuzuguye ingabo z'Imana yasuzuguye abanyisiraheli no mwica nawe urabizi kuvuga ngo umuntu bavuge ngo yo kwica umuntu wakugoye sare zose wo mubaza amakuru ngo amakuru ari ukagira ku mwami baravuga ngo twabonye umuntu ushobora kwica Goliyati ngo umwami arababwira ngo nibamuzane ngo bamuzanye ngo umwami atangira kumusuzugura ni nkaho yavuze ati si uyu mwana jambo ry'Imana yatubwira ngo Sawuli akomeza kumubaza ni kiye cyizere cyo tuma nkwizera kakohereza iruhande guriya muntu wananiye abagabo bangana gutya ngo amubwira CV haleluya amubwira ukuntu atigeze areberera umukumbi wase aramubwira ngo umva mwami nabaga ndi mu ntama ndagiye intari kaza gahubuka sinageza ntekereza ngo Dawidi ndi mu ishamba nje nyine sinageza ntekereza ngo meze gute nangaga kureberera intama zoga icoziba ngo nageza mpubuka ngafata ya ntare nkayishwanyaguza nkayikuramo intama nkayica idubu nayo yaza nuko byageza bigenda aravuga ngo nshingiye kuri ugo rugamba rwabaye uriya mufilisitiya haleluya uriya mufilisitiya utarakebwe nzamunesha umwami ngo aramuhamagara bamwambika imyambaro y'urugamba Dawidi yatera intambwe bikanga reka nkubwire iyo umuntu areberera cyangwa utareberera umuntu utareberera ntazayumva amabwire ntazayumva amagambo y'urucantege ngo bakubwiye ese uza wibonetsa nkande turi umuyobozi ntacu ushinzwe kubundi ese ubundi uzutarama gute turi pasteri turi umuvugabutumwa turi umunyamasengesho uri igiki ayo ni amagambo yabaye ayo ni amagambo y'urucantege ubundi uhagarariye iki muzi ukuri wicekinga ugasanga nawe ntacu uhagarariye ariko umuntu utareberera azavuga ngo nkwiye gukora iciza kuko nico kinkwiriye kuko nintagikora birambera icaha amen jambo ry'Imana ravuga ngo abwira umwami ngo sinamenyereye kugwana gutya ntabwo namenyereye kwambara bino bintu ngo abikuramo ngo arangije afata utubuyengeshi dutana amabuye 5 ngo numuhumetso jambo ry'Imana ndamanuka Goliyati ngo amubonye si uguseka nza nkunda kubibona muri film azagagara ariko Goliyati muri ya Satani iyo ishaka kukumara imbaraga neza iziseka iyo Satani neza ishaka kukumara imbaraga kugira tizirakara iziseka ikamiseka ikazangwa ariko mana we si nawe nabande barananiwe kanswe rekanya akamaseka agaseka Satani azaseka ngo ariyamira ati noneho mwabonye ndimbwa agakoni utubuye Dawidi aravuga ngo sinjewe nubona njewe uresha gutya urantsinda ariko kubera Imana nizeye ndagutera mu izina ry'Imana ya Isirayeli wasuzuguye uyu munsi ndakubagira ibisiga ngo arazunguza haleluya hari ico wazunguza kugira ngo umurimo w'Imana utapfa nabi hari ico wazunguza ukazunguza Goliyati akagwa kubwibuye rimwe natekereje iribuye umuntu azagira ukuri buri ukuri ni ibuye umuntu ashobora kureberera umuntu uri gukora amanyanga ukamureberera
iyo rero utareberera ko turavuga ngo wirinde kureberera umurimo w'Imana, uzubwira wa muntu habe nubwo yobyumva cyangwa ntabyumva, ukamubwira ngo nyamara ayo ni amanyanga. Warangiza ibintu by'Imana ko atari imigwano, ko atari ugukweterana amakofi ukigendera. Ariko ikibabaje nuko umuntu areba inyanga riri gukora akaza risiga ngo buriya ngo buriya ngo buriya, akananirwa kubwira umuntu kuri bikarangira byabuye uwo munsi rikabura. Biradusaba kutareberera. Haleluya. Biradusaba kutareberera, kuko iyo Dawidi aza kureberera uyu munsi Goliyati ntaba yaratsinzwe, ariko yaje ari umwana ugemuye, yaje nta gahunda y'intambara. Ibyo ari zose yaza kuvangwaje ku rugamba, ashobora kuba yaraje yitwaje inkota cyangwa akitwaza inkoni, yaje gutyo, yaje gusa agemuye, afatira urugamba aho ngaho, aravanga uko bimeze kose sinokwiyumanganya, sinotuza. Biragatsindwa kwibagirwa ubuturo bw'Uwiteka, umutima wanjye ntuzatuza naragera mu nzu yawe. Biragatsindwa kwibagirwa ubuturo bw'Uhoraho, biragatsindwa kuryamana iciza muri wowe cyohindura umudugudu. Biragatsindwa kureberera ikibi mu nzu y'Imana. Reka bimupfana, reka bizamukoza isoni. Biragatsindwa uzi gukora iciza ntagikore, bimubera icaha. Natekereje undi mugabo Mose, Abaheburayo 11:24-25, aravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ngo yanga kwitwa umwana w'umwami w'umukobwa wa Farawo, aranga, ahitamo kurenganywa n'ubwoko bwawo. Mose areba ibiryo by'ibwami, areba amafaranga y'ibwami, areba ubukire buri ibwami, areba ibyiza biri ibwami, abica amazi. Aravuga ngo biragatsindwe kwishimira ibwami, ubwoko bwacu, ubwoko bw'Imana burenganywa. Ngo nanje ndaryamye ngo ndi mu nzu y'ibwami, ko ndarya ifiriti nkarya imireti nkarya ibiki. Biragatsindwa ngo ahitamo. Haleluya. Ahitamo. Aravuga ngo iciza nuko ngenda tukababarana nabo, niba bazaza bakubita ibiboko, niba bazaza. Kandi naratangaye iyo umuntu atarebereye, taribagirwa ko kana sizo uburyo Imana izimuha intwaro zose zishoboka. Tekereze Dawidi kuvuga ngo Imana imuhe urebe umuhumetso nibuye. Kuki batamuhaye tugrenade ngo atwitwazeho, basaza aza kubita gukimwe imushwanyaguza. Imana izikoresha utuntu, niyo mpamvu cyagiye yabwiye Gideon, iramuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana gusa irashaka kutareberera, irashaka gusa kuhaguruka, irashaka kureba ukavuga ngo singomba kureberera. Imana ikoresha ibuye, ikoresha umuhumetso. No kuri Mose Imana imutoranya agira ikintu cyo kutareberera, avuga ati ni gute noreberera ubwoko bwacu bwashize ngo ndibwa. Aravuga ngo mpisemo kugenda kurenganwa nawe. Imana, ijambo ry'Imana rizari intangaza kubw'inkoni. Mutekereze kubw'inkoni, inkoni. Muzamutekereza iriya nkoni ya Mose, inkoni. Imana yikoresha ibintu bikomeye. Egiputa yemera ko Isiraheli yaba Imana. Inkoni bageze bakubita gutya mu ivumbi, ivumbi rikaba imbaragasa. Inkoni bayikubita gutya ku kintu icyo ari cyo cyose, inkoni kubw'inkoni. Bayitunga ku mazi, bayitunga kuri inyanja igacika, inkoni. Nta kindi gusa bisaba, birasaba kutareberera. Icyo Imana izagukoresha ntukizi, gusa wewe biragusaba kutareberera. Haleluya. Biragusaba kutareberera ngo uvuge ngo ndarebereye. Biragusaba gusa kubwira Imana ngo Mana undinde kureberera. Uzi gukora iciza ntagikore, bimubera icaha.
niba uzi gutarama ntutarame bikubera icyaha, niba uzi gutanga haleluya ntuzitange bikubera icyaha, niba uzi kuvuga ukuri ntukuvuge, niba uzi guca imanza zitabera, niba uzi gutanga ntutange bikubera icyaha, niba uzi guhugura ntubikore bikubera icyaha. Undi muntu wa gatatu utararebereye ni Finehasi. Haleluya, haleluya. Nifanane nawe Yesu, awe nyumbani pote pia, kila siku za maisha yangu we, nifanane na Yesu, nifanane nawe Yesu, awe nyumbani kila siku za maisha yangu we, nifanane na Yesu. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo Mose yari mu ngano ari gusomera abantu amategeko, ari kubabwira Imana ngo hatambuka umusore n'umuhungu ngo baje gusambanira imbere y'ihema. Mwumve nkako gasha zari zose byohaba, mutekereze bibaye ari wowe, wokora iki? Ikintu gusa wokora woko amuvuga ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turahumiwe, 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 turahumiwe. Umugabo akazasohoka, umugore wumve niko byogenda. Umugabo agakurikiraho agasohoka akavuga mu izina rya Yesu duhuye n'ibitangaza, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Finehasi aravuga ngo sinoreberera, sinoreberera nubwo twagerageje kurakaza Imana ariko sindeberera. Ngo aratambuka, ngo aratambuka afata icumu. Ijambo ry'Imana rizavuga ngo ariko shitani ibondi babonye ko yazanye icumu, ibyisi bizabihumi, ibyisi bizabihumi. Niyo mpamvu umuntu nyine ntabwenge abafite. Utekereza umuntu kugenda akaza n'icuma mutaramubona, ngo arangisha aravuga ati aya nubwo n'ubundi twacumuye Imana ariko none iki sinukirebereza, ngo arayicumika. Ijambo ry'Imana zavuga ngo rihunguruka, uwo muhungu rimugeramo, rigera no mu mukobwa, rigera no ku butaka. Imana iravuga ngo ibwira Mose aho yari kwasoma amategeko, mo banzo hagarare, hari agasha kabaye ariko kutareberera ni byiza. Ijambo ry'Imana zarivuga ngo Imana iravuga ngo mwumve uko mvuze. Haleluya, mwumve uko Imana ivuze iri mu ijuru. Uhereye none muri Isirayeli naravuze ngo ndabamarisha mugiga, ndayihagaritse ku bwande, ku bwa Finehasi gusa. Akoza agasha. Imana nza ntekereza narikunda sinzi. Imana hamwe ntazumenya, hamwe z'ibinyemba ahandi kagaruka kabiri y'ubukarihe. Imana sinzi, muzamuyumva murebe mu rupfu. Yamivuga ngo mu bagabo bagize neza Finehasi akoza agasha. Nanje k'Imana nari navuze ngo ibyago birabica bibarangize, mugigi barangize, ndayihagaritse. Kutareberera kwawe kwashobora guhagarika icyaha icyo cyose. Eda mu rugo rwawe, eda mu itorero, eda mu gihugu, eda mu muryango wawe. Kutareberera ntukemere kureberera, biragatsindwa. Kureberera uzi gukora iciza ntagikora bimubera icyaha. Amen. Biragatsindwa kureberera mu bintu ibyo ari byo byose ushoboye kugira icyo ugarura, biragatsindwa. Haleluya, biragatsindwa kureberera umurimo w'Imana, biragatsindwa. Hari umuntu natekereje wigeze kureberera. Ijambo ry'Imana ritubwira urugero rwa Eli umutambyi. Samweli wa mbere 3:12 kugeza kuri 18 havuga Samweli Imana yari yaramuhamagaye ariko atarabimenya, ikamuhamagara ntabimenya, akagira ngo ni Eli umuhamagaye, ikamuhamagara ntabimenya, akaja kubaza Eli. Eli none ngo bigeze bwa gatatu aravuga ati ni Imana.
ntabwo ari njwagwa ni Imana yaguhamagaye. None niyongera kuvuga ngo ndi hano karamenya gasani witaba Imana panaje. Imana isanga Samweli mubwira amakuru yo kwa Eli. Iramubwira ngo umva nkubwire, reka nkubwire mu muryango wa Eli ibibazo birimo abana be bagenze nabi. Timuzi ko Imana izivuga? Imana izivuga. Imana izivuga, Imana izikurura umuryango gukikawuzana ikawutereka, ikababwira ngo mu rugo go kwa kana kabagenze nabi. Mugende mubahonye. Sibyo? Mugende mubahonye mubabwira ngo abana babo bari mu kwitwara nabi, umugabo ari mu kwitwara nabi, umugore ari mu kwitwara, mubahonye. Imana izivuga. Yahereye kera izivuga kugeza n'ubu iracavuga. Jambo ry'Imana ritubwira ko kandi ikintu cyantangaje, aramubwira ngo Samwe umbwire icyo Imana yakubwiye cyose. Tumpishe. Yarazi ko Imana yari yabonye ko yageze muri Timasi mugari bazakoresha. Yarazi ko yahuye n'Imana. Ngo yamamuhamagara ngo aramubwira ngo umbabarire tumpishe. Umbwire icyo Imana yavuze cyose. Samwe aravuga kuguhisha singuhisha. Imana yavuze ngo mu rugo rwawe byagenze gute, ibibazo byarabaye. Ibyago byarabaye, amubwira amakuru yose. Ngo yari ntiyagira icyo bikora. Ntiyagira icyo bikora. Uzi kukubwira ngo abana bari mu gusambanira ku rutambiro ukabyihorera. Muze mureka twitonde. Buriya umuntu ari umubyeyi naratangaye. Nta mubyeyi uzabemera ko umwana we azakora amakosa, ariko abandi bana bikaryoha kubavuga. Uzi kuvuga ngo umwana wawe wemere ko akora amakosa ni ikibazo, ariko ubu no kumva undi mwana wakoze ariko azaryoha kuyavuga. Nzankunda kubwira n'abantu niba hari ikintu kiza cyoroha kuvuga ni ukuvuga umugabo wundi wagenze nabi akwabiza biryoha. Ariko iyo batereyemo wawe uzusigara wirebesheje ukazama witamporiza banayavuga ukaze nawe ngo arabyorosha. Tiyahana abana tiyabahamagara ati bana banje muramenye Imana yarakaye, muramenye. Jambo ry'Imana rizatubwira ariko Imana ni igitangaza. Ngo arabihorera ngo ntiyabacaha. Samweli ngo amaze kumubwira ngo yamavuga ngo Imana ikora icyo ishaka. Naratekereje ndavuga ariko Imana nyamara iradusaba gukora iciza tukifite, biradusaba gukora neza. Ngo arabivuga ngo nuko Imana ikora icyo ishaka. Imana se izikora icyo ishaka nyine. Ningaho yariko izikora icyo ishaka. Jambo ry'Imana yatubwira ngo mu mwanya hashize ngo yumva amakuru ngo isanduku yagiye kandi n'ababana bawe bapfuye. Yakoze icyo ishaka nyine. None ko yari yaramutumye kugira icyo akora yanga kugira icyo akora. Bibiliya zitubwira ngo amaze kumva amakuru. Ariko hari akantu katumye ngarukira Eli. Ngo amaze kumva yuko isanduku yanyazwe. Ngo akubijose arapfa. Kureberera bizabizana urupfu. Imana dufashe. Kureberera bizana urupfu. Kugeza igihe umukazana nawe ngo yamaze kumva ayo makuru abyara nta gahunda. Umwana ngo amwita Ikabodi, bivuze ngo icubahiro cyashize muri Isiraheli nta kirimo. Hejuru y'ingaruka zo kureberera, reka nkubwire ngo twirinde kureberera. Amen. Wirinde kureberera. Buri muntu wese ari mu rwego rwe. Urubyiruko murasaba kutareberera. Hari ukuntu abantu bazamuka igare mukagendana n'abana bakitwara nabi, ukabareberera. Abakozi b'Imana cyangwa abantu bamenye Imana biragusaba kugira ubutumwa aho hantu hasiga. Hari icyo Imana yakwereka muri uyu murimo wakora. Hari icyo Imana yakwereka kitari mu buryo ukagikora neza. Ni ugutanga inama
cyangwa ni ukuvuga uko ubona bigomba kugenda, cyangwa ni ugukora, cyangwa ni ugusenga ugasengera umurimo w'Imana. turi mu kubinginga hano ngo kuwa kabiri tuza turara hano byaranze. Ni ukuvuga ngo abantu baza bareberera abandi gusa, ibintu bigapfapfana ngo ni ukuri ngo leye ngo turi mu gutarama ngo sinzi uko biri mu kumera gute, wararebereye wenda Imana ikeneye ibuye ryawe. Imana ikeneye inkoni yawe. Nababwiye ngo indorerezi nizo zazimenya ko ibintu bitari kugenda, nibo banyamakuru ba mbere mu isi baza batanga amakuru. Umuntu uzi gucaha ntacyahe bimubera icaha. Hari ukuntu usigaye usanga abera ntabwo abera bagicahana, kuvuga ngo ubwiriza inyigisho yo gucaha ngo cyangwa mugomba, kandi nasanze ari Satani iri mu kuzi iza mu mayeri ariko nayifindura. Ni ukuvuga ngo umuntu wavuga nk'icaha abantu bose arimo kwamavuga mu mutima ngo se kuri yavuze icaha gute, none tukireke gute, kuri yavuze icaha gute, musarira icaha. Nageza numva Yesu ari abwiriza kuva mu gitondo bukiye. Niyo mpamvu n'abafarisayo ngo bageza bumva atibuye hasi ngo bagafata amabuye ngo bagafata bakavuga ati tumutere Yesu gusa kubera, ariko buri mu gutangira kuvuga ngo ni kuri ngo avuze icaha ngo rega ngo ubuntu bwa Yesu bwaraje, mureke tukivuge, murashaka iki niki cyabaye. Uzi kuvuga neza ntacaha bimubera icaha. Niba ubona umuntu uri kugenda nabi, genda umwegere umubwire ngo kuritwara nabi birahagije. Ngo urabona ngo nyine ngo buriya ngo nyine ngo umuntu agahera muri nyine yaruha karangira nyine ibiki. Sinzi icyo Imana izi kwereka muri wowe. Hari ikintu buri muntu agenda agira cy'umwihariko Imana igenda imutegeraho mu kutareberera. Amen. Hari ikintu buri muntu wese afite Imana ishobora gutegeka avuga ngo wareberere cyangwa ntiwarebere. Hari ikintu Imana yagushizemo kibasha gukora ikintu mu gihe cyacu, kibasha kugira icyo gihindura mu gihe, kigasiga amateka muri rehi, kigasiga amateka mu itorero ubamo, kigasiga amateka mu isi uzavamo. Iyi si tuzayivamo, murabizi, iyi si tuzayisiga. Amen. Iyi si tuzayisiga, biragatsindwa kureberera. Nabuze uko mvuga aya magambo kuko ko ndumva sinzi biragatsindwa kureberera. Imana yigeze kubwira itorero ry'Ituatira mu Byahishuwe rikavuga ngo nzi kwihangana kwawe, nzi urukundo rwawe, nzi ko wankomeje, ndabizi ariko mfite icyo nkugaya warebereye. Ngo nuko wakundiye wa mugore Ezebeli ngo araza atangira kwigisha abantu uburyo bagomba gusambana. Nzambigeraho nkatekereza nkavuga ngo sinzi itorero ryo hari genda igeramo nkumva riteye ubwoba. Waramuretse yatoje abantu uwo mwuga. Ni ukuvuga ngo mu itorero ryanyu igice kinini kimaze kuba abasambanyi. Ndakikugayira kuko waramurebereye. Twirinde kureberera. Haleluya. Twirinde kureberera. Umuntu akareba umuntu akazana amakimbirane abantu bakamureberera. Uzi ucaha umuntu uzanya amakimbirane, umubwire ngo stop. Sinshaka kunteramo umuzi mubi. Stop, simbishaka. Zango ndakubwira abantu jewe muntu nazaza nyumva ikiba abandi bamvuze ntukaze ukimbwira, ntaco kiza kimarira. Nta kintu kimaziki. Kugenda nkabwira Gloria ngo bagututse cyangwa bakubesheye bimumariye. Ko mwumva bifite akahe kamaro? Tukareberera ikintu icyo ari cyo cyose
cotuma mu murimo w'Imana, cotuma mu bera b'Imana habonekamo ikintu kidasanzwe, habonekamo ibyago. Amen. Biragusaba kutareberera umenye ikintu icyo ari cyo cyose ubona kigomba kuba cyiza, icyo Imana yaguhaye ugikore. Uko hari abantu Imana yahaye imbaraga, sibyo? Imbaraga ashobora kuvuga ngo yokoropa akava hari akagera iriya mu muryango, kandi bukira atarusha, hakaba undi utobishobora. Noneho mwumva ukuntu biba biteye ubwoba, ugasanga barya badashoboye nibo bari gukora, we ubishoboye ukabareberera. Biragatsindwa kureberera mu murimo w'Imana, biragatsindwa kubona umuntu aje akuganye. Ijambo ry'Imana ryavuze muri Yakobo riravuga ngo niba mubona mwene so ngo yambaye ubusa cyangwa yashonje, mukamubwira ngo genda amahoro, turagusabira, turakwingingira. Sibyo? Kabisa iki cifuzo ngiye kugisigarana, ndagusengera. Bibiri kavuga ngo ese biti ni gute usezereye uriya muntu atariye? Iyo basufata ikiro c'umuceri, iyo basufata akanusu k'umuceri, ukamubwira ngo akira naje nico usanganye, ariko ndagusengera. Utamubwiye ngo genda nuko nyine wihangane, twagize ibibazo, natwe dufite ibibazo 1000. Ukamubwira ibibazo 1000 washaka ikiro c'umuceri cyo kurya, warangiza ukareberera. Biragatsindwa kureberera, uzi gukora iciza ntugikore, biragatsindwa. Haleluya. Biragatsindwa kubona mugenzi wawe ari kudevya. Buriya abantu bakorana, wenda reka ntanga urugero rw'abayobozi dukorana muri lei, biragatsindwa kubona mugenzi wanyu ari kudevya mukamwihorera ngo nta kibazo, ngo nta kibazo. Biragatsindwa kureberera. Kandi kureberera, nababwiye ngo umuntu ureberera kenshi azagira n'amatiko. Ukuntu uhamagara ntendere nkamubwira ngo ntende, iki kintu ntago ari cyiza, ntaco bitwaye, kuruta kugenda muvuga, kuruta kugenda mugamba, ntaco bitwaye, ntaco bimaze. Dusaba Imana kugira ngo muri twe ishiremo umwuka wo kutareberera. Ngo reba bari abantu ngo ukuntu bakiriye abashitsi, ngo ari kwiyabari jewe ukuntu uzi kwakira abashitsi, hanyuma ngo reba ukuntu baba bikora, ngo reba ukuntu baba bigira. Biragatsindwa, biragatsindwa. Kandi rimwe na rimwe nitubyinjiramo, iyo ubyinjiyemo bazavuga ngo uribonekeje, wigize iki, wigize ukuntu, ayo magambo azaza, ariko hazavamo icubahiro c'Imana. Nta ciza nko kugenda mu muryango ukababwira ngo mwa muryango mwe, ndi mu kubona mu mutimana, mwaretse gutimana, ko ndi mu kubona bya bigenda nabi, mwagarutse. Nta ciza nk'ico kintu, mwagarutse mukaja mu murongo wo gukorera Imana, mwagarutse aho kugira ngo bareberera abantu baruhe batembagare, muzumve gusa ngo baraguwe. Biradusaba kuzura umwuka wo kutareberera. Ababyeyi biradusaba guhana umwana. Ababyeyi bacitse intege kubera abana basa nk'ababaye ibyigenge. Umwana ukamubwira ngo ntugatahe saa 12, agataha saa 4. Tugataye saa 12, agataha saa 5 z'ijoro. None ikintu cabaye ababyeyi bararetse. Ni ukuvuga ngo barabaretse, none umwari mukuza, narinzi ngo basinzi nibo baza saa 6 z'ijoro, niko nzi. Narinzi ngo nabasinzi bazataha saa 6 z'ijoro, ariko biragatsindwa kubona umwana afashe moto saa 4 z'ijoro ngo avuye mu mujyi. Ariko uzivuga wenda hari abiga, hari abakora, hari ibyo bibaho. Ariko kuvuga ngo umwana ngo nari natembere ngo mvuye mu saa 4 z'ijoro, waje kumva ngo akore accident ngo Kimirongo. Biragatsindwa kureberera. Biragusaba. Nza ntekereza nkatwa abapasteri, biragoye umuntu, hari ukuntu usigaho ucaha abana bakavuga ngo yangura, urabona ni mu mujyi turi, ariko biragusaba kutareberera. Biragusaba kutareberera.
hari umuririmbyi ubushize twahuye ahantu sanga yambaye ipantaro ideshiri barimo kwita deshiri ikasigeza ni umuririmbyi w'ahandi ntabwo ari uw'ahano kandi nza mbona azaguruka neza ndamuhamagara ndambwira se iyo pantaro data we byagenze gute ati mama pastor ibi nibyo bigezweho nyine no twama tugenda ngo nuko wambaye ubusa umwana w'umusore ngo nibyo bigezweho ndamubwira data kugira ngo buriya butumwa uzutanga butazagira inkomyi ugende nabonye ejo bundi umudamu bavuga ngo umubyeyi n'umubyeyi adodera umukobwa deshiri maze umukobwa akaza mwimyoza nyine adoda gusa yunamye yadoze abandika kantu umuntu yavuze ngo hari utuntu tuba ku masitata tunye ngo umubyeyi n'ukuri umukobwa akazama mwiyo nyina aradoda gusa araceceka aradoda ndamubwira data we genda ukuremo iyo pantaro uze wambara ipantaro nziza biragatsindwa kureberera biragatsindwa mureke tuze tuvuga n'ibyanga ariko nta mpamvu yo kureberera nta mpamvu uzovuge paka bagushizaho agataka kuko Imana izakubaza kutacasha amen Imana izakubaza kudacaha nubona abana bawe ntibagisenga ngo amaye ngo nzaza gusenga ngo sinza amenye iyo baje biragusaba kubwira abana kuja gusenga ngo zamenya siyo bazabirirwa ngo zambona ngo twese tuzohurira mu nzu ngo saa 5 z'ijoro nyamara bazokuzanira ikintu utazashobora gufata abanyaganza bavuga ngo uzagifatisha amaboko yombi kabisa buriya n'umwana baba bavuze uzomufata niba umwana asohoka ngo maye ngo sinza amenya gahunda zabo ngo nzambona gusa ngo nuko ngo umubyeyi wabyaye amezi 9 biragusaba kwicaza umwana umvuge akunanire uvuge kugeza bagushizaho agataka uramenye ntukareberere n'abashatswe nanje ubu papa afite uburenganzira na mama bwo kumpamagara akamwe ukanzi nudakosora kiri uzasenya taho turagira ho nanira abavyeyi niko ntekereza taho turagira mwe mu miryango ntibihaba hari umwana uzubona ukabona nubwo abantu bakuze ukabona umwana umwe karagira ucye mukamubwira ati stop itonde gabanya umuvuduko ngo nyanguriya ngo nicigeye ngo ntawe uzumuvuga ntawe uzugira gute biragusaba Imana yaguhaye izo mbaraga zo gucaha yaraziguhaye amen abagabo birabasaba gucaha abagore babo tukazureberera umugore ngo karazana udufuti akihotagura ukomeze ngo umureberere ndakurahiye bizokugora kumugarura umugore arafata telefone yawe ugasanga yarakaye ngo saba nibande biragusaba ko umucaha uvuye inyuma kuvuga ngo stop telefone yanje ni yanje ntaco duhuriyeho na telefone biragusaba gucaha nukomeza ngo sheri ngurabona kumugarura mbameneye ibanga ryuko duteye kumugarura bizogusaba kugira gutya biragusaba kucaha hakirikara nuza n'umushitsi ukabona umugore atangiye kurakara biragusaba kucaha hakirikara ukamubwira ati wa mugore we kunda abashitsi amen kunda abashitsi biragusaba kumucaha nubona asigaye ataha amasaha ashakiye atakubwiye biragusaba gucaha biragusaba kumubwira nk'umugabo Bibiliya ivuga ngo umugabo ni umutwe niko Bibiliya ivuga ndi twabifata gukora papuro ngo tuzorushanyure tuzoruce ni umutwe umugore ariyanda y'umugabo Bibiliya ivuga ngo ibyifuzo by'umugore ngo bizabishirira mu mugabo we nongere mvuga abagabo baraha bataza bakemura ibyifuzo by'abagore babo mufite ikibazo niko Bibiliya ivuga Bibiliya iravuga mfite uburenganzira bwo kwaka padani nkamubwira ngo keneye imodoka niho gibyifuzo byanje byose Imana yavuze ko bizoca gusa ikibazo cyabaye abantu abagore barushije abagabo amafaranga niyo mpamvu uri mu kubona reka nkareke nuzi igakuru kuboka nyanyagiza mu magambo yose mvuze aya siko mvuze ntako mvuze ariko biragusaba gucaha amen niwumva umugore atangiye kukugambanira avuga ngo nyoko uzomucahe nabi apana nabi uzomubwire ngo stop kuri mama stop
hari ibintu bimwe satani zigenda yinjizamo igashiramo utuntu abantu bagakomeza bakatureberera twaje gusenya, kandi izo ngaruka zose zizagira ingaruka mu itorero. Ni hahandi uzusanga umupasiteri atangiye guhana umwana ngo ibikisi ngo ngiye naruvamo nkahita nigendera. Byahereye iwanyu mu ngo, kubera kureberera ntimucaha, kimugarura umuntu niba akosheje. Biragusaba abadamu, biragusaba gucaha umugabo wawe akunani ari kuzuvuga ngo nyamara gutaha saa 8 z'ijoro abafite abagabo babasinze, nyamara inzoga nimbi ushatse wazireka. Tukavuge ngo ari abagore nza numva ngo bagize amayeri ngo barimo kugenda bakabagura inzoga bakazizana mu nzu. Sinogikora, niko nza ntekereza ndi umukristo. Ni gute menyereza abana banje bakabona ko nza nja kugurira sa macupa mpambabwira ngo inzoga nimbi, ngo nuguhenda henda ngo uzuzana uducupa ngo tumugurire ngo atubinywere mu rugo. No, nta mpamvu y'inzoga kugira mu wanje niba ntabikunda. Amen. Biragusaba niba ubona umugabo wawe ari gukora amanyanga mu kazi, biragusaba kumucaha. Ngo maye ngo sinza mvuga, oya, biragusaba kumubwira ngo wa mugabo we, ndasaba kutuzanira umuyoboro wo gukiranuka muri uru rugo. Ibyo winjiza byose sinzi, ibyo uzana sinzi, biradusaba kuzana umuyoboro wo gukiranuka. Ikindi kandi biragatsindwa kureberera. Buriya niba tubanye, sinzi impamvu ngiye mu ngo cyane, ariko ni byiza navyo, kuko niba tubanye turi abagabo n'abagore, buriya umugabo wawe hari icyo ashoboye, hari icyo adashoboye, sibyo? Hari icyo umugore ashoboye n'icyo adashoboye. Aho kugira ngo urindire mugenzi wawe bimupfana, biragusaba kutareberera, ugafata za ntege nke ze hakavamo ikintu c'ubutwari. Sinzi ko munyumvisha. Aho kugira ngo ureberere za ntege nke ze, zibe zobyara ikintu c'urupfu mu muryango, zibe zobyara ikintu c'icago mu muryango, biragusaba muri za ntege nke wewe kubyazamo umusaruro w'ikintu c'ubutwari, kugira ngo umuryango utazazwa naho ibyago. Reka mbahurugare kugira ngo mbwumve. Abigail, jambo ry'Imana rizatubwira Abigail ntigeze areberera. Jambo ry'Imana rivuga ngo yagiraga ikigoryi. Iyo umuntu ikigoryi, apana ikigoryi, Bibiliya yageze imwita ngo ni ikigoryi. Abigail ngo arangije bamubwira ukuntu abagaragu ba Dawidi baje gusaba ibiryo, kuko ngo bari bakemuje intama. Ngo baraza baravuga ati turashonje, turagusaba ngo udufashe, turashonje, turi mu ishamba. Bamubwira kuko ngo barabanaga bakita ku mukumbi wiwe, bagerageza kumwitaho akisuhuriye iriya, bamwitaho pe. Ngo arangije ngo aramubwira ngo ese uwo ninde mumbwira ni igiki, namwe muri inzererezi? Ni nkaho yaramubwira ati nashobuja mwese muri inzererezi. Niko yavuze, muri inzererezi mwese muza mugenda muteka imitwe gusa, inzererezi zabuze ibyo zikora, zacitse nuko gusa nuturerego. Nuko uzumva iyo nk'abakecuru cyangwa abasaza bashaka kumefiya neza gusenga, ngo babaye uturerego, ngo nuko gusa, ngo nukwirirwa gusa, ngo ni mu bisirimba gusa, nuko ngo babaye uturegerege gusa, ngo uturegere. Ariko umuntu avuze ibyo ngo uturegerege, iyo ashaka kukumara neza avuga ngo akaregerege, kandi abagufatishije akaregerege ni akantu nyine. Jambo ry'Imana, kuko Abigail yabaga mu mwuka wo kutareberera icago mu rugo rwe. Abagaragu ngo barazavuga ati mabuja, uzi bibaye noneho, uzi ibintu bibaye hariya. Databuja tutse umwami, kandi Bibiliya izimbwira ngo kurakara gusa k'umwami, iyo umwami aguwe nabi ni urupfu. Iyo umwami avuze ngo ko ndumva sinzi uko nabyutse, uriya muntu simpamutekereza neza, ni urupfu. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ni urupfu gusa. Umwami kukurakarira, muze mwirinda abami batazaba mwoka byara, uze wirinda umwami atazakurakarira. Hari abantu babiri nza mbabwira mugomba gutinya, uze utinya umukire n'umwami. Hari igihe umuntu abivugaga mukumva ni ibisanzwe. Bibiliya izivuga gusa ngo gutuka umukire
n'inyoni yotwara ayo makuru, yogenda gusa ukazasanga umukire amaze akasuku kwicisha yo kurangiza. Ijambo ry'Imana abagaragu ngo baramubwira ngo, aravuga ati noneho nimufate vuba ibiryo dushire twiruke. Tiyaruha abwira umugabo atese papa kana, none si ibintu wakoze murabizi namwe, reka baze batwice dushire, reka baze baturangize, nico washatse namye mbona nyine amaraso y'abana banje nawe urabizi. Bigayeri amavuga ati ibyo si ibyitayeho, ikigo gisinocitaho ni ikigo cye, ngo yamafata ibiryo, ngo amavuga ati twiruke. Ngo bahura na Dawidi avuga ati ruriya rugo nirurara simbizi. Amaze Abigayeli avuga neza. Amen. Yaramubonye aramubwira ati mwami we, databuja we, kuriya nyine kiriya ni ikigoryi, naje dakizi. Uko imyaka tumaranye nzi ko ari igipfu nta bwengagira, ariko amaboko yawe ararinda amite. Guta amaboko kuri kiriya gipfu ni igipfu kireke. Dawidi aravuga ngo wa mugore we, ubwenge bwawe bushimwe. Amen. Ubwenge bwawe bushimwe kubera kutemeye kurebera urugo rwawe. Buri urugo rw'ikigoryi rugira ibibazo kandi bitewe no kureberera. Ibi ijambo ry'Imana rizatubwira ngo Dawidi umujinya urashira, arataha na Abigayeli arataha, abwira amakuru umugabo ko byagenze, arapfa kubera kutumva. Biragusaba kutareberera. Reka mvuge mu itorero ry'Imana kugira ngo ndangize. Hari ikintu cyabaye, Satani maze gushira mu itorero. Amen. Itorero ni iry'Imana, nta torero ry'umuntu ribaho. Nza nkunda kubwira abantu, Imana iyo yabonye wananiwe ikabona ko wananiwe, Imana ni nziza. Niyo mpamvu uzantekereza ngo abantu bose b'ibigogi Imana izibahishira, ikabahishira, izi kwimura neza. Imana igira ahantu habiri izi kwimurira, yo gukura aho hantu cyangwa ikagushira mu rusororo. Imana igira discipline ituje. Ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana buri wese biramureba. Amen. Buri muntu wese biramureba. Niba uzi gusenga ntusenge. Buri impano ziratandukanye. Hari umuntu uzi usenga agasenga abandi bakaruha, akiyiriza abandi bakaruha. Niba uzi kubikora ntubikore, bikubera icyaha. Hari umuntu uzi utanga inama agaha umuntu inama, umuntu akava aho ngaho ibintu byose bigahinduka. Niba uzi gutanga inama mu itorero ntuyitange, bikubera icyaha. Niba uzi guhanura, k'abahanuzi dufite hano, niba uzi guhanura ntuhanura uko bikwiriye, bikubera icyaha. Amen. Niba uzi gutanga, ni bande abantu bagira impano yo gutanga? Abagira impano yo gutanga, kuraga nayo ni impano. Hari umuntu baza bakubitamo diskete, bagakubita indirimbo, bakavuga mpera zotanga, bagasubizamo igisirimba. Ariko hakabundi nubwo batoshiramo sente, nubwo batoshe mbonye mwene data umanitse, uza wumva uyigira. Bibiri zivuga ngo uyigira utika, mbese utabihatiwe, utanikanyaza ngo uvuge ngo narakaye ngo mbitanze nda, oya, ngo unezerewe. Biragatsindwa rero kubona ico wakagombye gutanga kikagira ico gikora, ukareberera ukabyihorera. Kandi muri kwa gutanga kwawe akantu gatoya kari kugira ico gahindura. Ninde uzamva agira kwizera? Kwizera ukunguka Imana izitanga nk'impano. Hari ukwizera nyine abantu Imana. Umuntu uzamva agira kwizera mbese ko sengera abagwaye ninde bagakira. Intako mugira urakugira, uzumva ukufite. Mwebwe nta kwizera ko gusengera abagwaye mugira, n'ibicurane ipina malaria.
amen. Niba ugira kwizera biragusaba kutareberera ahantu hasaba kwizera. Kuriya Dawidi yakoresheje kwizera. Muzi ko yakoresheje kwizera akuzibuye, uzibuye ibuye kumva ko riri buvemo ikintu uteke akiryo buye naryo niba nta rwibutso ruhaba rwaryo ibuye ryinjira rikinjira ahantu rikinjira yari riteye gute. Biragusaba kugira kwizera. Ni bande bazumva bo guhugura bisanzwe ukumva wo hugura umuntu tuzabarangira bagomba guhugurwa muje kubahugura. Ni bande? Diyodonari Imana igumugisha. Diyodon nudahugura muri rehe nguzu zuhugura abantu ubabwira ati mwabantu mwe ndi mukubona mukerererwa ndi mukubona mwikora ukuntu bizokubera icaha. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Ninde uzumva yocaha? Pastor abonetsemo. Uzumva wocaha. Okay. Ikintu uzoza ukora uzoza ucaha umuntu nubona wawuzana nk'akantu kagutya zigizage muri rehe uzucaha uvuge ngo stop iki kintu turacanze mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo nubona ikibi tukabo twese tuzatuku mwese amaso mwayabonye azacaha tuzoza tukubira bite kutacasha abantu ko abantu bari mu gukererwa ntubacahe ko abantu bari mu kwigira nabi ntubacahe ko abantu turi mu kumva ntucahe. Imana izaguhe gucaha kandi birashoboka. Ni bande bazumva bagira ubuhanuzi ta muhanuzi tugira hano ni bazamu tubamenye abantu babamenye aho muzoja mu bahanuzi. Ta bahanuzi bari mu materaniro ni ukuvuga ngo abahanuzi ico bashinzwe ni uguha abantu icerekezo. Umuntu wese uyu munsi atambuka aje kubaza icerekezo ce utazi kubikoraga bimubera icaha. Niko Bibiliya zivuga. Ni bande bazumva ari ababwiriza butumwa? Abandi kandi gako murabise ukuga ko baragira ngo ni ibintu wenda. Ni bande bavuga butumwa tugira hano? Patri wamanitse cyangwa uri inyuma ya kamera wamanitse mbuza bavuga butumwa ntiyaka umwe babiri timuri abamanitse ntiyakagira zose bakubwiriza mbaye mbatanga dore abavuga butumwa dufite mu bakristo ntabo dufite murahari. Okay, mumanike tubarebe ko mumanike cyane amaboko turebe kadukomera Imana amashi. Dufite abandi bavuga butumwa. Ni ukuvuga ngo rero naratangaye bivuga butumwa buriya ari gihe abantu barisaba. Iyo umuntu afite ikintu civuga butumwa uzi ko kiza kikubuza amahoro ukazuganiriza umuntu uri kuri moto ukamubwira ngo asuzi Yesu nk'umwami n'umukiza mu modoka wicara kera ukumva kuraganira amagambo y'Imana ahantu hose ukumva. Niba rero Imana yaraguhaye ikintu civuga butumwa ukareberera bikubera icaha. Ni bande abanyamasengesho hano tugira? Ni bande bazi ko ari abanyamasengesho? Abanyamasengesho ni bande? Muzamure turebe impamvu akabiri kagize imbogamizi. Abanyamasengesho ni bazamure turebe. Isaha zose ishami ry'abanyamasengesho ririmo. Mwongere muzamure turebe sindabibona neza kugira ngo Imana ishimwe abakabisa tuza tubabonaga. Hari ukuntu umuntu azabaza ikintu cyari zose ntimuza mureberera. Imana ibaha umugisha kuko kariyeri yanyu kabisa ihagaze neza. Ni bande? Ni bande bazumva batokwica gahunda?
samure gaturaba zakererwa tubimenye kandi gaturama ducahira pastor wamucaha abaza bica gahunda bamuvuga ngo uri aza yica gahunda nuriye aza yica ntayagira abantu bataza bica gahunda 1 2 3 4 5 6 harimo nkamwe muzamura bataza bica gahunda turebe Imana ibahumugisha kabisa kwica gahunda n'icaha umuntu uza wica gahunda ziko aza yica n'icaha kuko umuntu agomba kugira gahunda itorero rikamenya kugira gahunda mu buzima amen nibande bigisha tugira bigisha sabumva bo kwigisha undi muntu akamenya ikintu agahinduka kwigisha umuntu hari ukubwiriza ariko no kwigisha abigisha pastor Imana imuhumugisha nta wundi mwigisha tugira okay timukaza mubaza ibibazo pastor adahari sibyo pastor nimuzaza mubona adahari hano timukaza mubaza ibibazo mu ijambo ry'Imana niwega mwigisha dufite buri umwigisha niwe muntu usobanurira abantu adahari nti akazagira ubaza ngo je hari cyo mbaza mu ijambo ntabyo ibyo byose mbikoreye kugira ngo nibande baririmbyi tugira abaririmbyi bari abaririmbyi birabasaba kutareberera amen duhagurukira umurimo w'Imana kugira ngo bigende neza Imana ibahumugisha iri jambo ndivuze buhoro ariko nzi ko umwuka azayumvisha kuruta uko umuntu arivuga amen twirinde kureberera hari ico nanje umwuka yanyongoreye narebye nsigaye ndeberera ko ndabwira Imana ngo yongere igicyaze mwebwe muzamubona niki nimwega mubizi je nababaje naje ndababaje muzamubona ndavuga nka bitatu nza numva ngira ikintu cyo kumva nshaka ko abantu bagira amahoro cyo ni kimwe nanga umuntu uzana kerere mu bantu ndabyanga cya kabiri oya hari ukudacaha mbese nukwanga ko mbese kubana n'abantu bose amahoro sinzi ukuntu nabyita nukure ubwo umuntu aba yarebereye nugucaha ikindi cya kabiri ni iki reka ntekereza gutanga inama okay Zawadi aravuze ngo gutanga inama uko nyine nibyo mwabonye ko nayibagiriye sibyo ndabasabye kubw'imbabazi z'Imana nta muntu n'umwe utazabazwa mu ijuru hari abo Yesu yagiye impano cyangwa akabaha ibintu bagomba gukoresha gucuruza none umuntu wantangaje n'uri abahaye imwe yari yoroshe kwikoresha imwe kuvuga ngo umuntu niba ari ukuririmba aririmbe cyangwa niba ari ukubyina byine imwe kuko hari abo yahagaze 2 3 zinga ariko umwe ngo yamayifata ngo yamavuga ngo uyu ndamuzi n'umunyamwagaza aza kubaza hatawi ariko abantu uko ni Imana ariko avuga cyangwa ni nkundi muntu ariko avuga uzi kwita Imana ngo n'umunyamwaga abantu bana ni Imana kuva kera tekereza ngo Imana ni umunyamwaga niwe wa mbere ngo kuko yari yarayifashe ngo mbese arayibika areba hana yihisha Imana iramucarira avuga ngo uri umukozi mubi ni ukuvuga ngo icyo Imana yaguhayemo cyose kirasaba gukoreshwa neza amen kirasaba gukoreshwa miciza kugira ngo umurimo w'Imana utazatera Imana ibahumugisha twige